uko weed nta kibazo n'iki na kimwe. To me weed is much better than alcohol, beer. You get? As American, twe nk'abanyamerika weed turayemera, tuyihesha agaciro, dufite dispensary everywhere. Iyo umuntu avuye ku kazi, you go buy your weed, you go home and smoke your weed, you sleep good. So n'ibindi mu bitwigiraho ni munatwigiraho kunywa weed mukaba nka bad mukaba smart. You smoke your weed, then early in the morning you go to work. Look how I look, beautiful, cool, my car is nice, you know. Kandi yesterday I smoked the weed. Utakufa, utakufa bibaya wewe na kuhurumia. Alright, mbasuze kandi mbifurize amahoro y'Imana. Turi kuri 24 z'ukwezi kwa 2026. Na makuru yo mu gitondo bampaye ikigega ndagitwika, bamvura amaso ndayabakanurira, mara kurya ndijuta, maze guhaga ntangira gutuka uwo nakabaye nshimira. Nta wundi ni Mupende Ramadan cyangwa se Badrama, umwe mu bantu bamenyekanye muri show business nyarwanda mu myaka yashize. Uyu mugabo turaza kugaruka ku buzima bwe bwite, uburyo yabayeho umusirikare, akaza gusezererwa, akaza gusubizwa ku ishuri, ndetse akaza gufashwa, akaza kubona amafaranga yo kumanaginga bamwe mu bahanzi barimo Jay Paul, barimo producer Ayolash, barimo Queen Cha, barimo Marina n'abandi bahanzi bagiye batandukanye ndetse na Mbanda. Ramadan ku munsi w'ejo bundi muri weekend nibwo yagize atya yifatira ku gakano cyangwa se amera nk'umuntu wasaze, ariko ngiye uko ndi kubibona ameze nk'umuntu gukoresha AI. Ni amaco y'inda cyangwa se ibyihishe inyuma y'umugambi wa Badrama yo guharabika ubuyobozi bw'u Rwanda. Ramadan cyangwa se Mupende Ramadan wamenyekanye nka Badrama mu bijyanye n'imyidagaduro akomeje kugarukwaho na benshi. Umusha yafashe guharabika abayobozi mu Rwanda, ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'icyaba cyabimuteye. Ramadan wamenyekanye cyane muri show business nyarwanda, yagaragaye avuga amagambo akakaye cyane, avuga amagambo ateye isoni, ntazibuze gusubiramo cyangwa se mufate jingo yayo mbe nayishyira hano kuko ni ibintu bibabaje cyane. Akaba ari ibintu bitavugwa rumwe cyangwa se bitumvikana ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Bamwe batangiye kumuha urwamenyo, abandi batangira kumuvuga uko bagiye bitandukanye. Ramadan so wa mbere mu rubyiruko waba cyangwa se waba waravuwa amaso na leta y'u Rwanda ndetse yarangiza akayikanurira amaso. So wa mbere waba warahawe ikigega yarangiza akagitwika. Kuri ubu ngubu Badrama yamaze kuba mu bamwe twakwita ibigarasha birwanya leta y'u Rwanda, ariko uyu n'umwana ibyo yavuga byose, ibyo yatumwa byose, ibyo yabwirwa byose, uri muri shuka, uri muri besha ntacyo uzatwara. Ntani abari kugushuka n'ibyakanya gatoya, ejo uzabona yuko wibesha. Ariko ngiye ku ruhande rwanjye navuga yuko numwe mu bantu bari bafite label yitwa The Man, akaba ari label cyane yamenyekanye korera abahanzi bagiye batandukanye cyane, ntitwarenza ingohe zimwe mu ndirimbo zagiye zikorerwa muri The Man Records. Ariko uyu munsi none kuba yavuye akaba yavuye mu cyitwa show busy, akaba yinjiye muri politique. Imyitwarire mibi ya Badrama yafashe intera tariki ya 22 Gashyantare 2026 mu kiganiro cyatambutse kuri Instagram ye. Muri aya mashusho yibasiye inzego zose z'u Rwanda kuva ku butabera kugeza ku nzego z'umutekano. Uyu mugabo kandi yibasira cyane umukuru w'igihugu n'umuryango we. Benshi mu babonye ibyo Badrama yatangaje bakomeje kwibaza inkomoko y'iyi myitwarire, gusa kuba mukurikiranira bya hafi bari bazi neza ko icyaburaga ari isaha n'umunsi ngo akore ibintu nk'ibi, kuko imyitwarire ye yari imaze iminsi ica amarenga. Badrama wari umaze iminsi kuri Instagram agira ibintu bimwe na bimwe agiye atangaza, akaba yaragiye atangaza amwe mu magambo asa nkaho agaragaza yuko, agatangaza amagambo ya M23, agatangaza amagambo ya FDLR, agatangaza amagambo kuri Congo, agatangaza amagambo ku Rwanda, agatangaza amagambo kuri RDF, ingabo z'u Rwanda, ndetse yananyuzemo akanazibamo
Badrama na amagambo yagiye yandika kuri Instagram nge narabirebaga ngaceceka nkibaza ngo Badrama ari kubiterwa niki, ariko kuri iyi ncuro yatoboye aravuga mbere yuko ibi byose biba kuwa 12 Gashyantare 2026 yanyujije kuri Instagram ye. Badrama yavuze ko u Rwanda rujya mu biganiro byo gushakira amahoro uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ruhagarika M23 ndetse ayita umutwe w'ibyihebe. Agitangaza ibi benshi bahise babona ko isaha nisa igihugu kizabyara igihunyira, igihuru kizabyara igihunyira. Yahindutse igikoresho cy'abarwanya u Rwanda. Badrama yahindutse igikoresho cy'abarwanya u Rwanda. Badrama yamenyekanye cyane mu muziki w'u Rwanda ubwo yashingaga inzu ifasha abahanzi nta demene yashoyemo akayabo, ariko birangira nta musaruro ufatika itanze kugeza afashe icyemezo cyo kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari naho atuye uyu munsi wa none. Badi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika si kure y'igihugu cyangwa se y'ubutasi bw'u Rwanda. Gusa icyo wamenya nuko bamwe batanye kuva yuko yaba ari depression, abandi batinura urumogi ruko bimukoresha na za cocaine zari muri Amerika, ariko Badi guhinduka kwe biragaragara yuko yameze kumera nk'umusazi. Numwe mu bantu bagiye mu buhanzi biranga, bajya muri filime biranga, bajya mu bushoramari producers biranga, none birangiye ashaka kwinjira muri politique idafite ikintu na kimwe ivuze. Bamwe mu bo mu muryango w'uyu mugabo ndetse n'inshuti ze bakubwira ko atigeze akora politike ndetse itari no mu bintu yakuranaga cyane. Kubyo bibaza uko byagenze ngo ayinjiremo noneho afite umurongo wo kurwanya u Rwanda. Abantu bafite izina rikomeye by'umwihariko bakurikiranira cyane n'urubyiruko bari mu bo abarwanya u Rwanda bashobora kwifashisha kugira ngo bagumure abanyarwanda bijundi ku buyobozi bwabo. Ntibyaba ari igitangaza Badrama nawe ari gukoreshwa muri uyu mujo, kuko byagenze kuri Kizito Mihigo byaje no kurangira yiyahuye. Kizito Mihigo twibuke yuko nawe ari mu bana b'u Rwanda yafashwe gutya arihirwa ishuri rya muzika hanze y'igihugu. Ageze mu Rwanda atangira kwifashishwa n'abanyapolitike barwanya u Rwanda, amaze kwifashishwa nabo ibigarasha atangira kurwanya leta y'u Rwanda. Amatangiye kurwanya leta y'u Rwanda, Kizito Mihigo ashyizwe muri gereza cyangwa se atangira aza no gutoroka kugeza ubwo Kizito Mihigo yiyahuye. Nkuko byagenze kuri Kizito Mihigo yaje no kurangira yiyahuye, ndetse na Ben Rutabana wakunzwe muri 1999 wishoye mu bintu nk'ibi bikarangira bimubyariye amazi nk'ibisusa. Ikindi kimenyetso umuntu ashobora gushingiraho ahamya ko Badrama ari gukoreshwa ni mbabariye n'ingingo z'ibyo yagarutseho muri iki kiganiro: urupfu rwa Assinapol Rwigara, urwa Kizito Mihigo, urwa Jay Polly, abaturage bimuwe Kangondo, FDLR Kayumba Nyamwasa n'ibindi bikunze kuhozwa ku munwa n'abarwanya ubutegetsi. Kuba uyu munsi rero byasohoka mu kanwa ka Badrama hari icyo bivuze. Icyo wamenya ni kimwe nuko abaturage bikangondo Badrama ibi bintu nta kintu biziho. My brother, ibi bintu nta kintu biziho icy'abaturage bikangondo. Ikindi kigaragara muri aya mashusho ya Badrama ni uburyo bimwe mu byo yavugaga atabifiteho amakuru, ku buryo yitabazaga abantu bigaragara ko bari aho yayafatiye. Bivuze ko we nabo bari kumwe babanje kumvikana ibyo atangaza ndetse bakagenda mwibutsa bimwe yibagiwe. Nyuma y'aho amashusho ya Badrama sokeye, abarwanya leta y'u Rwanda bayakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga nk'abitsamuye ibishimangira ko ari umugambi bahuriyeho. Badrama wirongoreye igikecuru. Badrama hamwe n'umuzungu wamuhinduriye ubuzima. Umukecuru yirongoye wari muri Amerika wamuhinduriye ubuzima. Amaco y'inda kuwahoze yita umunyemari. Kimwe mu bimaze kugaragara nuko abarwanya leta y'u Rwanda biteguye gutanga ibishoboka byose mu kurusiga icyasha. Amakuru avuga ko hari n'abishyura ibihumbi 25 by'idolari kugira ngo bakore amashusho yibasira igihugu. Aya si amafaranga make kuri Badrama uhanganye n'ibibazo uruhi bya mikoro.
Badrama kiri mu Rwanda yakunze kwigaragaza nk'umugabo ufite amafaranga kandi witeguye gukora ibishoboka byose ngo ateze imbere umuziki, ariko icyagarutsweho cyane ni uburyo yabonye amafaranga mbere yo gushinga The Main. Badrama yari umusore wishakisha nk'abandi bose, ariko wakundaga kwiyegereza abahanzi cyane mbere y'uko ikimenya bose yabaye umushoferi w'umwe mu bahanzi nyarwanda bakunzwe mu myaka ya 2009. Uyu muhanzi ni nawe waje kumuhuza n'umwe mu basore bakora akazi ko gutwara ba mukerarugendo, rimwe na rimwe yaba atakoze agaha Badrama akazi ko kumutwarira abashyitsi. Niho uyu mugabo yaje guhurira n'umunyamerikakazi yakomoyeho ubutunzi bwose, dore ko uyu munyamerikakazi yamuhinduriye ubuzima akamuha amwe mu mafaranga menshi cyane kugeza uyu munsi wa none Badrama ariyo yari agikoresha yanashoyemo muri muzika nyarwanda. Nyuma yo kumutwara nk'umukerarugendo, Badrama yaje gutereta uyu mukecuru wari ufite agatubutse ndetse bakundana igihe kitari gito. Ni wamuhaye amafaranga yakoresheje imishinga itandukanye, arimo nayo yakoresheje atangiza The Main. Badrama wakuriye mu buzima bubi yananiwe kuba inyangamugayo kuri uyu mukecuru wamukuye ahakomeye atangira kumutera imitwe. Icyo bagiye gushoramo cyose akamubwira ibiciro bihanitse, byageza aho uyu mukecuru asaba Badrama kureka umururumba kuko amafaranga afite atayamara. Bya bintu byakabaye icwende katoga yewe katoga ntikake. Badrama yananiwe kureka ingeso ye yo gukorakora ashwana n'uyu mukecuru ndetse yisubirira iwabo muri Amerika. Uyu mugabo yahise atangira urugendo rwo kwirirwanaho, ariko kubera gushora mu mishinga atize neza birangira ahombye burundu. Uku niko The Main yazimye burundu. Nyuma yo kubona ko kuba i Kigali bigoye nta mafaranga, Badrama yigiriye inama yo kwija muri Amerika afite icyizere ko azongera guhura n'uwari umukunzi we, akamusaba imbabazi cyane ko yari atakimwitaba kuri telefone. Badrama kigira muri Amerika yahuye n'umushoramari w'umunyarwanda witwa Bazili Maseverio amufasha kumenyera ubuzima. Uyu mugabo yahaye Badrama inzu yo kubamo nk'umuntu bakomoka mu gihugu kimwe ari mu bibazo byinshi. Iyi nzu uyu mugabo yahawe yaje gutekereza uburyo yayikoreramo ubucuruzi. Uwayimuhaye amubwira ko niba ariyo nzira ahisemo azajya mwishyura amafaranga y'ubukode byarangiye bashwanye. Muri Gashyantare 2025 urukiko rwa Maricopa Country Justice ruherereye muri leta ya Arizona rwategetse ko Badrama asohorwa mu nzu Bazili Maseverio wari yambaje ngo rumufashe gusohora mu nzu ye uyu mugabo wari waranze kumwishyura no kuyivamo. Mu gihe ibi byose byabaga, Badrama yaje kumenya ko wa mukecuru bakundanaga yitabye Imana, afata icyemezo cyo gusubira mu Rwanda agurisha imitungo yose uyu munyamerika yari haguze, ariko imwe n'imwe ayimwandikaho. Mu mitungo yagurishije harimo n'ikibanza cyari hafi y'ikiyaga cya Ruhondo hano mu karere ka Musanze werekeza ni cyaga cya Ruhondo kiri mu karere ka Musanze. Nyuma yo kugurisha imitungo yasubiye muri Amerika, ariko amafaranga arayabyinira ku buryo ubu nta ndwara yari bwo kwifashisha afite. Byo byatumye benshi bakeka ko byamubereye intandaro yo guhinduka mupende ndamuke. Badrama Badrama mupende Ramadan ibintu bishome byo gusebya leta y'u Rwanda ntabwo bizaguhira rwose. Nushake ubireke upfukame usabe imbabazi. Ikindi mbifurije umunsi mwiza, gukomeza guhirwa. Abarwanya leta y'u Rwanda muzakomeza mirwanya, ariko murarota inzozi z'ibintu mutazashobora. Ni message ngugu kuri Iris Rwanda TV, kora subscribe, like, share na comment. Unadusure kuri irisrwanda.com, ubundi unakomeza gukurikirana bimwe mu bikorwa byacu bigiye bitandukanye yaba TikTok, Instagram ndetse na Facebook. Twafunguye n'icyo bita switch. Murakoze.